nyuma naje kumenya yuko iyabigennye byose izi mpamvu. Nararyamye ari nijoro ngiye kumva numva mpinda umuriro wose, numva ibintu biri kundya umubiri wose. Wagiye kwa muganga bakubwira ko urwaye iki? Bambuzemo indwara. Bakuzemo indwara? Hashize igihe? Umwaka wose ndwaye. Umwaka wose? Binera kwibaza kuki bibaho, nyuma naje kumenya yuko iyabigennye byose izi mpamvu ishima bibaho, izi mpamvu amarira abaho, izi mpamvu byose bibaho iyabigennye byose izi mpamvu. Ariko ubu ndi kubona yarabaye matoya. Amaguru ntabwo yabaye mato, yaracyabyimbye mu mavi. Yaracyabyimye mu mavi, mu mavi ubwo harabyimbye? Aya mavi arabyimbye. Yego. Iyi minsi ajye kwa muganga sibyo? Mwongere mugende mube mwagira uko mubigenza sibyo? Yego. Ntago byoroshye. Ndamureka akaremba, nyuma yarongera akagaruka mu buzima ko nta kintu bafite cyo gukora. Iyo arembye ubona ameze ate? Cyari igihe ajya no muri koma, ntongere kuvuga, akavuga haciyemo nk'iminsi 2. Abantu barimo baratwumva rwose tubabwire ngo badusengere, basengere uyu mubyeyi kugira ngo abe yagaruka mu buntu sibyo se? Yego. Ubwo kuva icyo gihe nta nubwo uheruka mu rusengero? Oya, ntabwo mperutseyo. Ko icyo utamujyana mu rusengero ngo bamusengere? Ntabwo abasha kugenda. Kankwifurize ibihe byiza aho uri mu bice bigiye bitandukanye byo kwisa. Bari mu Rwanda tubahaye ikaze ndetse n'abandi bari mu bice bigiye bitandukanye byo kwisa. Ahangaha rero ntago bisanzwe ko ubundi dusanzwe dukorera mu byaro nk'ibi ngibi, ariko biba byabaye ngombwa ko tubikora. Ahangaha rero tugiye kureba umuntu batubwiye umaze umwaka ari mu buriri aryamye arwaye. Twibaza ngo bimeze bite. Rero turakwikubwira ngo wowe udukurikiranye uze kubana natwe kurinda dutangiye kurinda tugezeyo. Ndi kumwe n'abana hano, dore nabonaga barimo barakinisha imbwa. Baba bafite utubwa hano dutoya. Shyiramo hano ako ngo nagaki, ngwino hano ako gano bakita ngo iki? Nakabwana. Akabwana kiki? Kikigore. Kikigore? Akabwana k'ikigore ubwo ngubwo kaba kameze gatera. Kimbwa. Ako ko nagaki? Nakagore nako. Nago nakagore? Utugabo twatwo turi he? Baratutwibye. Baratubwibye? Kitwa ngo iki? Kitwa Akirisi. Akirisi? Akirisi kubera icyo bakise Akirisi. Ako kitwa gute? Kitwa Buru. Buru ngagashyira hasi kagende turebe. Yego, ariko reka tuze gukomeza n'urugendo rwacu. Bambwiye ngo sinzi ngo niba nca hehe hano. Ndaca hehe? Ariko ndaca ahangaha. Tureka tujye kwirebera uwo mubyeyi umaze iyo myaka yose. Kwibaza ngo umuntu niba amaze umwaka, wabimbwiye we yambwiye ngo ni hafi n'igice, umwaka n'igice. Wakibaza ngo ni ibiki? Rero tuze kubana kugira ngo ibintu bigende neza. Murabibona ni mu miyenzi ni mu miyenzi ukuntu waca hano. Yego, ariko cameraman nawe arimo arabikurikirana. Kwibaza ngo ni hehe? Mundi ntabwo dusanzwe tubakorera ibiganiro biri ahantu nk'ahangaha. Ariko twaravuze tuti kugira ngo wenda tujye tumenya mu bice byose bigize u Rwanda ukuntu bizajya biba bimeze. Ubushize twari mu majyepfo, mwarabibonye umukecuru ko mbona nayobye.
ariko wenda hashobora kuba ari hafi hano. Bambwiye ngo ni hafi hano, nabajije abantu hepfo barambwira ngo ni hafi ya hano ndenda kuhagera. Rero ndakubwira ngo wowe udukurikiranye ujye umenya uko ubuzima bumeze ahantu nk'aha ngaha. Murabona inyuma gutya ntago byoroshye ariko tuze kujyana kugira ngo tuze kumenya ese umuntu amaze igihe kingana uko arwaye ni ibiki. Ukibaza ngo umuntu niba ashobora kumara umwaka wa mbere uwa kabiri arwaye, ntago byoroshye. Urambwiye ngo dore wa mwana mumeze neza. Yego, tuze rero kugira ngo dukomezanye tuze kumenya uko ibintu bigiye bihagaze. Amakuru ngo ni hehe harya? Nimo hariya ngo hari iki? harimo umurwayi. Amaze igihe kingana ute wowe? Umwaka. Mupfana iki? Mama wanjye. Ni mama wawe? Ararwaye amaze umwaka wose arwaye? Yego. Wowe uba wiyumva gute iyo ubona umubyeyi wawe arwaye? Numva tugize nk'amahirwe yakira. Tugize nk'amahirwe yakira. Byose ni Imana, birashoboka. Uyu ni umwana wiwe utubwiye ati ibintu birakomeye hano. Turavuga tuti reka tuze tuhagere tumenye ni ibiki birimo birahabera. Amakuru ni meza? Yego. Ngira ngo ni hano n'ubundi basanzwe baba bagiye babidukurikiranira neza. Reka twakinjira kugira ngo tumenye ngo ni ibiki. Yego, noneho twaza tugakora. Amakuru? Amakuru wowe? Ni meza. Witwa? Delphine. Witwa Delphine? Yego. Ni mama wawe urwaye? Yego, ni mama wanjye. Ni mama wawe? Yego. Twagerageza wenda kugira ngo tumenye tubone uko tumugeza hanze. Ntabwo yahagera. Mukorera mu nzu. Ngo ngushye? Ntabwo yahagera hanze. Yego, muragerageza mukorere mu nzu. Ntabwo ari nasohoka niko. Amukeneye bamusanga mu nzu ntabwo asohoka. Yaba we. Yego. Cameraman urabona uza kuhabona? Ni karido. Muterura na matera n'ubundi akahita yishyira. Ngaryama tuguterure kuri matera. Naryama. Sibyo byiza? Aha aracamo? Aracamo. Ryama tugusore kuri matera. Nibyo byiza. Ryama kwa kumvugana. Ako ngisinze ko mbishora. Urabiba. Agadukeya. Nkuko twabibabwiye tuti tugiye kureba umubyeyi umaze igihe kinini arwaye. Nkuko mubibona kuri kamera muramubona nyine umuntu ushobora kuba usa nk'urwaye. Amakuru yawe? Amakuru nayo uburwayi. Yego, ubundi abantu benshi bajya bavuga ngo amakuru ni meza, ariko wowe ndumva uhise ubikora neza rwose. Amakuru nayo uburwayi. Warwaye iki? Narwaye amaguru simbasha kugenda. Narwaye amaguru simbasha kugenda. Amaguru yonyine? Umubiri wose. Umubiri wose. Wagiye kwa muganga bakubwira ko urwaye iki? Bambuzemo indwara. Bakuzemo indwara? Hashize igihe? Umwaka wose ndwaye. Umwaka wose? Umwaka wose urwaye? Yego. Wibera hano gusa mu nzu umwaka wose ukarinda ushira? Navuye kwa muganga. Yego. Mu bushobozi bwanjye nari mfite nyine nivuza mu miti ya Kinyarwanda. Biranga nyine ushize nyine ndekera aho ndiryamira.
ndekera aho nyine nta kuntu ari kubigenda. yego ufite imyaka ingahe? 44. 44 rwose urumva ko akiri mutoya, ariko kwibaza ngo umuntu amaze umwaka arwaye, wenda ndumva umwuka ushobora no kuba ari mukeya, atubwiye ngo ntitumuganirize ibintu byinshi, ariko ko bishoboka kose turagenda tuganira. Iyo ugiye kwa muganga bakubwira ko nta ndwara urwaye? Nagiyeyo bancisha no mu cyuma babura indwara. Wowe ukaba ukeka ko ari iki? Cyangwa wagiye mu kinyarwanda bakongeramo ibindi? Nkeka ko ari imyuka mibi banyoherereza. Imyuka mibi? Yego. Imyuka mibi, ariko njya numva ngo amasengesho ayikuraho. Imyuka mibi burya amasengesho yajya ayikuraho. Njye rero nayobewe uburwayi ndwaye. Yego. Nabonye ifatwa gutyo nyine. Yego. Amaguru arandya, nkumva ibintu bizamuka mu maguru bindya. Yego. Byagera mu mavi bigahekenya. Nuko nkababara cyane. Ngataka cyane nyine. Ndimo mbabara. Ntabwo rwose nzi uburwayi ndwaye bwaranyobeye. Wahise uhitamo se kureka kujya kwa muganga ku buryo uzajya uba uri hano gusa? Kwa muganga? None se ko nagiyeyo bakabura uburwayi bakansezerera ndajya mporayo? Baragusezereye? Guhorayo si ngombwa, barakubwiye ati genda warakize? Nta kintu urwaye? Barambwiye ngo nta kintu ndwaye. Ariko se kwibaza ngo umuntu umeze gutya nta kintu arwaye, umuntu ushobora kuba umeze gutya, ntabwo byumvikana. We uvuze nyine ikintu gikenewe urimo murabibona. Ku ruhande rwe hariyo ni mama wawe? Yego, ni mama wanjye. Uri umukobwa we? Yego, ndi umukobwa we. Yego. Umwitaho gute mu burwayi mubana hano? Muri make nyine ngiyewe mufasha nkamenya imirire ye ndetse no kwishyura inzu n'inzu turakodesha. Yego, ndagerageza muri make ubushobozi bwanjye nkamwitaho, nubwo biba bigoye, ariko mu bushobozi bwawe umwitaho. Wenda reka tuze kutangirira ahantu ubundi byatangiye gute kugira ngo wenda ube warwara gutya? Watangiye wumva ari amaguru akurya? Watangiye wumva ari umutwe? Byagenze bite? Njyewe nararyamye ari nijoro. Ngiye kumva numva mpinda umuriro wose. Numva ibintu biri kundya umubiri wose. Nuko ubwo igihe kiragira ndavuga ati wenda n'umutwe uri kundya. Abana banshakira ibinini ndanywa. Birakomeza biranga. Ahubwo bikomeza kurushaho. Nuko kubera ko nta bushobozi nari mfite rero, nta na mituweli nari mfite, sinahise njya kwa muganga. Nuko ubwo nibera aho mu nzu nyine mbana nabyo, ndibwa. Nuko igihe kiragira mbyimba amaguru. Maze kubyimba amaguru mbura ubushobozi. Wenda tutaragera aho ngaho, ubwa mbere utararwara wapimaga nk'ibiro nka bingahe? 62. 62. Ariko ubu ngubu iyo ugiye kwa muganga bakubwira ko ufite ibiro bingahe? Cyangwa ugereranyije? Ugereranyije usubize imite nka 32. Yego. Urumva ko umuntu ashobora kuba yagabanukaho ibiro bigera muri 20 na 30. Ni ibibazo bikomeye cyane. Nyuma yaho wabyimbye amaguru, aragenda arabyimba, ariko ubundi kubona yarabaye matoya. Amaguru ntabwo yabaye mato, yaracyabyimbye mu mavi. Yaracyabyimbye mu mavi, mu mavi ubwo harabyimbye? Amavi arabyimbye. Yego. Ukuboko nuko kwanganaga? Oya, ntabwo ari uko nanganaga, nari munini. Ariko ko iminsi igenda ishira niko ngenda nanuka nyine. Yego. Nyuma yaho uje kubona bigenze gutyo, watanze mituweli? Natanze mituweli, nabaterankunga bantangiye mituweli. Yego.
uyitanze ujya njya kwivuza kwivuza yego babura uburwayi bajya bapima bakabona nta ndwara n'imwe irimo naciye no mu cyuma babura uburwayi ubuheruka nko kwa muganga ryari mu kwa 12 mu kwa 12 urumva ko haciyemo nk'amezi nk'abiri iyo muri mu nzu mwumva bimeze gutya ntabwo mujya mugira ubwoba ubwoba ntabwo bwabura ariko ndumva Imana ishobora kuba igenda ibigenza neza rero mama hari ubwo njya numva ngo isengesho rishobora kuba ryakuraho n'ibyo byose ukaba wagaruka mu buntu abantu barimo baratwumva rwose tubabwire ngo badusengere basengere uyu mubyeyi kugira ngo abe yagaruka mu buntu si byo se yego ubwo kuva icyo gihe nta nubwo uheruka mu rusengero oya ntabwo mperutseyo kubera icyo utamujyana mu rusengero ngo bamusengere ntabwo abasha kugenda yego yego wowe ujya uzamura isengesho yego ndagerageza kubisetse ndagerageza yego ariko byose ni Imana isengesho ryaba ryo ryose nta munyagara w'isengesho muza kuba mwava aho ngaho kwa muganga mugeze kwa muganga babonye nta wamaze igihe kingana ute kwa muganga icyumweru kimwe icyumweru kimwe cyonyine bahita bagusezerera yegura yego n'icyumweru kimwe yaramaze rwose ku buryo bahita bamusezerera se igihe bari bamunaniwe turabonye nta kintu bamukorera aramubwira nataha mu kwa 12 ejo bundi cyangwa mwagiye kumuvuza byararengeranye bitewe n'igihe abaterankunga batangije mituweli ishaka twaravuze dutinze kuko twari tubanje kubura mituweli abanje kubura mituweli murabyihorera gusa yego aho ibonekeye rero nibwo yagiyeyo babura indwara ko bikomeye birakomeye kabisa ariko byose ni Imana biraza kugenda neza mama ubu ngubu Imana ishobora kuba yagusubiza ubuzima bwawe neza ukaba wakongera ukabyibuha n'ukuri yego ujya ubyizera yego ubu se kurya umurya gute bigoye njya gushakisha nyine nkashaka umugaburira ujya gushakisha wowe ubwawe wenyine yego wowe ujya gushakisha ukaba wamugaburira ndetse n'inzu kandi ukeneye kwishyurwa ariko nta kwezi na kumwe kurimo warayishyuye kurimo atatu niyo arimo hano mwishyura ngaho twishyura 12 mezi 332 ngahe yego ni Imana bizagenda neza iyo muri hano nta gihe ujya ugeraho ngo ube wakomerezwa warwara cyane ukabona byakomeye kiragera icyo gihe kiragera ugakomerezwa cyane nkaremba ukaremba yego iyo arembye cyane ukora iki wowe nta kintu nabikoraho ko nta kintu byari ndamureka akaremba nyuma yarongera akagaruka mu buzima kuko nta kintu mba mfite cyo gukora iyo arembye ubona ameze ate cyari igihe ajya no muri koma ntongere kuvuga akavuga haciyemo nk'iminsi 2 yego ubwo muheruka kwa muganga uzambabarire muzagerageze mu buryo muzabona bwose wenda natwe nubwo tuzabona muri iyi minsi ajye kwa muganga sibyo mwongere mugende mube mwagira uko mubigenza sibyo yego ntago byoroshye ngewe
wenda wowe urimo uradukurikirana ushobora kuba uri kubyumva cyane cyangwa se uri kutureba cyangwa se utabyumva, ariko aho tujya tugenda twese tujye tumenya ko uyu mubiri twambaye ejo n'ejo bundi bushobora kuba wahinduka. Umubiri uhinduka nk'igicu, niko njya numva babivuga. None se iyo arembye kubera iki mutajya mugira basi n'ishyaka ryo kuba mwamujyana kwa muganga? nakubwiye ko uyu muntu atagenda no kugira ngo agere kwa muganga bwa mbere ni ukubanza kujya mu mudugudu tugasaba ingobyi bakamutwaramo, ntabwo agenda. Rero biragoye guhora ubwira abantu ngo umuntu wazi umuntu, ariko yarembye mukabimubwira kuko nicyo baba babereye. turabizi neza ko aremba akongera akaba muzima, ibintu tubuze, aragenda akagaruka, akaba yamara iminsi 2 ari muri koma. yego. Ni ikihe kintu ushobora kuba wasaba Imana mama yagukorera? nasaba Imana ko yankiza ikansubiza ubuzima nari mfite. Ufite abana bangahe? 6. Abana 6 bose mubana ha? Yego, umwe ndabona aje hariya. Yego, umwe ndumva tuza ari nawe twaciyeho akaturangira hano. Undi musaza wanjye arafunze, bamufashe mu kwawe ejo bundi, ari nawe wamfashaga nyine ko yakoraga. Baramufunze? Yego, arafunze, agiye kuwa 5. Tugiye ko amazeyo iminsi ngaho ubwo? Cyumweru, kuwa 5 w'icyumweru cyashize. Afungiye iki we? Bamufashe mu kwawe bisanzwe avuye mu kazi, n'abandi nyine benshi. Babafatishije nk'iki? Boyo mu bitekereje babafashe nk'iki? Bakoze iki? Nyine bafite mu kwabo bakabashyira mu nzererezi bakabuga. Nta rangamuntu yari afite? Ntayo afite, gusa yarifotoje ko afite imyaka 20. 20 ni myinshi kuba wenda yaragize gutya akaba yajya aho ngaho. Kuba ugenda uri umunyarwanda wujuje imyaka 16 ukagenda nta rangamuntu ufite, bijya bishoboka ko byagenda gutyo, ariko aho babajyana baragenda bakabisobanura babona ko batabafata nk'inzererezi bakaba bagaruka. Ariko ubundi abana bose banadukurikiranye wenda uri no mu Rwanda ufite umwana ufite imyaka 16, ndumva kumujyana gufata irangamuntu nta kibazo, nakabana anijyana. Wowe wafashe irangamuntu? Yego, nayifashe ngiye. Cyane nawe bazakujyana gutyo? Yagenda ifite, ndi mukuru. Uwo musaza wanyu niwe wabafashaga kuba gushaka imibereho? Mujye mwagiye kubivuga se basi no ku buyobozi? Naramunyima nyine tundarekera. Bagiye kubivuga bakubwira ko bamufashe gutyo cyangwa nawe wabyumva? Bamubwiye mu bandi bamushyira mu biyobyabwenge mu cyiciro cya mbere. Ubwanywa ibiyobyabwenge? Ntabyanywa, baramubeshyera ntabyazi. Yego, ariko ubwo baracyabikurikirana, wenda n'ubuyobozi bwadufasha niba babikurikirana neza nk'uko basanzwe babikurikirana ibyinshi, bakaba barekura uwo muhungu. Yitwa nde? Yitwa Kwitonda Jean Damascene. Afungiye he? Kwa Kabuga. Kwa Kabuga? Yego. No bajyana abantu banyweye ibiyobyabwenge? Ntabyanywa, ararengana ntabyo akoresha. Ntabwo abikoresha? Yego. Yego, ariko baracyabikurikirana. Ntabwo byoroshye, ariko buriya gufata ufite abana 6. Abandi babahe? Abo ni 4. N'utundi twana dutoya turi hariya. Papa wabo abahe?
mama umugabo mwapfuye iki kugira ngo agende umugabo yahise agusiga gutya n'abana batandatu iki wenda utamuhayemo na batatu ariko nko batatu akabageza ku wundi mugore niyo mu bushobozi bwanjye bw'umuzima narabahaye nyine ubundi basigaye bakiri batoya ndabarira mu bushobozi bwanjye nyine n'ubushobozi bwanjye ariko ninjye wabareze nyine mu myaka 6 umugabo amaze imyaka 6 mutabana iyo wenda muhamagaye ukamubwira ko umukecuru arwaye avuga gute umwaka wose ataranagera hano se wacu cyayarahari akayongera aragira yego bimeze byumva abari badukurikiranye barimo barabyumva neza ushobora nawe kuba none aha ngaha uri muzima wishimye ariko umubiri nyine ukaguhinduka umubiri ni kumera kandi wihangane nyuma bizajya bigenda neza natwe tuzajya tugusengera yego namwe mudukurikiranye rwose ndumva mwakora ibishoboka byose uzamuha isengesho ukaba wazamura umubyeyi dore ko bitanoroshye cyangwa kubona icyo kurya ntabwo byoroshye ntabwo turi cyari cyangwa n'ubwonko ukaba urwaye gutya ukanaburara ihangane mama muri icyo bwira kuko nyine mbona iyo ntahari agenda gutya yanga wowe ukora iki ubundi nyine urasuka imisatsi yego urabizi ufite se ibikoresho gusuka ni iki nta bindi bikoresho si umuntu yakira ibi umuntu azi gusuka mituweli nta bikoresho ujya ukenera kuba wakoresha ukabibona ibikoresho nzabikenera maze kubona mituweli kuko ntabwo ngize bihagije gusuka gusubira mu ishuri yego wenda nabyo tuzabifatira umwanya twabisesengura neza kugira ngo twabona yagenda ariko reka tubanze twite ku mubyeyi tumenye ukuntu byari bimeze none se mama wumva uzasubira kwa muganga muganga uzasubirayo azasubirayo akatabyumva neza uzamujyana kwa muganga cyangwa uzamujyana mu kinyarwanda oya nzamujyana kwa muganga byibura iyo ahantu hamwe byanze kujyana n'ahandi mbere y'amasaka byaranze yashaka n'ahandi uzamujyana ahandi ni hehe nyine kandi nzamujyana hariya Kibagabaga bakamukurikirana cyangwa se yego wamujyana kwa muganga zamujyane kwa muganga bamukurikirane kandi bizagenda neza kujya mu bavuzi ba gakondo cyangwa mwagiyeyo ntabwo turajyayo ntabwo turajyayo gusa iyo umuntu arembye gutya urabitekereza utekereza kuba wajyayo ariko ntabwo turajyayo ntabwo wajyayo nabwo nta mafaranga yego gusa iyo umuntu arwaye ko nubibona nta hantu udashakira hari aho wari wabajije barakubwira ati ushobora kuzana amafaranga tukabicisha mu ihembe
nabyo birashoboka. aya mu ihembe aho ngaho rwose aho hantu ho mu ihembe ntimuzajyeyo ahubwo mujye muzamura isengesho cyangwa se mwiyegereze n'abakozi b'Imana babasengere kuko ibi ushobora kubisengera oya abakozi b'Imana barasenze agahanga karahiye barasenze wa mubyeyi ngo iki barasenze abakozi b'Imana barasenze biranga rwose barasenze hari abakozi b'Imana bagusengera baraje yego wenda reka mvuge ngo dusoreje ahangaha ariko wumva waba ukeneye nk'iki kibanze inkunga inkunga y'iki mama yo kugira ngo ujye kwivuza cyangwa yo kugira ngo njye kwivuza yego urayikeneye ni ukuri kandi koko n'inkunga arayikeneye ufite inkunga wayimugezaho sibyo se yego nomero ugira telefone uyu mukobwa we arayifite aba muri hafi yego muhereze nomero yawe wenda waba ufite inkunga yaba afite 5 yaba afite isengesho nawe yaguhamagara akagusengera yego reka ariko kenshi tuvuge ngo inkunga ya mbere ni amasengesho nindi kurikiraho ni amafaranga ibindi byose ni inyongera ukeneye iki muri ibyo shanye ni inkunga y'amasengesho hanini ko byose tubishuzwa na Kristo imbaraga ibindi byose ni inyongera yego ibindi byose ni inyongera kandi usabye burya isengesho niryo rishobora kuba ryagufasha yego duhereze nomero yawe 0788 24 26 8 yego iyo niyo nomero wabikoreraho yego nawe gira ikintu wasaba Imana bwa nyuma niba ari isengesho niba ari amafaranga sinzi ndasaba Imana ko kenshi na kenshi najya mbona abandera inkunga y'amasengesho yego nukuri ndabikunze cyane kandi mama uzakira sibyo yego ujye ubona abantu baguhumuriza ko uzakira ndabo njya mbona yego yo birababaje ariko bizagenda neza ni iki kintu washimira Imana yaba yaragukoreye muri ubu burwayi bwawe nashimira Imana yuko yanyongereye iminsi yo kubaho kandi humeka umwuka w'abazima nubwo nkimeze gutya yego ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibi no mu byiza tujye duhora dushima ndabikunze cyane kuba ushimye Imana nomero harya wayitanze 0788 21 24 26 yego murakoze cyane abari badukurikiranye amahoro y'Imana abane namwe nararyamye ari nijoro ngiye kumva numva mpinda umuriro wose numva ibintu biri kundya umubiri wose wagiye kwa muganga bakubwira ko urwaye iki bambuzemo indwara bakubuzemo indwara hashize igihe umwaka wose ndwaye umwaka wose binera kwibaza kuki ibi bibaho nyuma naje kumenya yuko iyabigennye byose izi mpamvu bishima bibaho izi mpamvu amarira abaho izi mpamvu byose bibaho iyabigennye byose izi mpamvu ariko ubu ndi kubona yarabaye matoya amaguru ntabwo yabaye mato yaracyabyimbye mu mavi yaracyabyimye mu mavi ubwo harabyimbye aya mavi arabyimbye yego iyi minsi ajye kwa muganga sibyo mwongere mugende mube mwagira uko mubigenza sibyo yego
ntago byoroshye. ndamureka akaremba, nyuma yarongera akagaruka mu buzima kuko nta kintu mba mfite cyo gukora. iyo arembye ubona ameze ate? cyari igihe ajya no muri koma, ntongere kuvuga, akavuga haciyemo nk'iminsi 2. Abantu barimo baratwumva rwose tubabwire ngo badusengere, basengere uyu mubyeyi kugira ngo abe yagaruka mu buntu, si byo se? yego. ubwo kuva icyo gihe nta nubwo uheruka mu rusengero? oya ntabwo mperutseyo. ko icyo utamujyana mu rusengero ngo bamusengere? ntabwo abasha kugenda. ntabwo abasha kugenda. we nararyamye ari nijoro, ngiye kumva numva mpinda umuriro wose, numva ibintu biri kundya umubiri wose. wagiye kwa muganga bakubwira ko urwaye iki? bambuzemo indwara. bakuzemo indwara? hashize igihe? umwaka wose ndwaye. umwaka wose? bintera kwibaza kuki ibi bibaho, nyuma naje kumenya yuko iyabigennye byose. izi mpamvu ishima bibaho, izi mpamvu amarira abaho, izi mpamvu byose bibaho, iyabigennye byose. izi mpamvu ariko ubu ndi kubona yarabaye matoya. amaguru ntabwo yabaye mato, yaracyabyimbye mu mavi. yaracyabyimye mu mavi, mu mavi ubwo harabyimbye? aya mavi arabyimbye. yego. iyi minsi ajye kwa muganga, sibyo? mwongere mugende mube mwagira uko mubigenza, sibyo? yego. yego. ntago byoroshye. ndamureka akaremba, nyuma yarongera akagaruka mu buzima kuko nta kintu mba mfite cyo gukora. iyo arembye ubona ameze ate? cyari igihe ajya no muri koma, ntongere kuvuga, akavuga haciyemo nk'iminsi 2. umunsi umwe nabonye uwababaye, yari impumyi ari n'ikirema, bintera kwibaza kuki ibi bibaho, nyuma naje kumenya yuko iyabigennye byose. izi mpamvu ishima bibaho, izi mpamvu amarira abaho, izi mpamvu byose bibaho, iyabigennye byose. izi mpamvu dushima bibaho, izi mpamvu amarira abaho, izi mpamvu byose bibaho, iyabigennye byose. izi mpamvu ubabaye nawe ufite ibibazo, menya ko mu ijuru hari Imana, yibwira ibyawe iragusubiza, ugomba kumenya yuko iyabigennye byose. izi mpamvu
bibaho izi mpamvu amarira abaho izi mpamvu byose bibaho yabigennye byose nukuri izi mpamvu izi mpamvu izi mpamvu izi mpamvu izi mpamvu izi mpamvu ishima bibaho izi mpamvu amarira abaho izi mpamvu byose bibaho iyabigennye byose izi mpamvu ishima bibaho izi mpamvu amarira abaho izi mpamvu byose bibaho iyabigennye byose izi mpamvu iyabigennye byose izi mpamvu iyabigennye byose izi mpamvu iyabigennye byose izi mpamvu iyabigennye byose izi mpamvu